ubu abera bicaranye ajenda zuzuyemo amasezerano y'Imana, ariko bakabona paje z'ubuzima zanze guhinduka. Ariko avuga amagambo y'umuririmbyi, aravuga ngo Yesu utarobanura ku butoni. Haleluya. Araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Welcome to Gospel Hub TV. Hear the word of God. Shalom shalom bene data. Twongeye kubasuhuza, twongeye kubakira mwese muri hano kuri Gospel Hub TV mukurikirana ubutumwa bwacu. Twongeye kwakira umuntu mushyashya wongeye kuba yabasha kuba yaterana natwe bwa mbere. Ukuri Imana umugisha wowe mushyashya, twagushishikariza rero ko wakora subscribe, like, share kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe tukibishyiraho. Nawe usanzwe rero turakwakiriye. Aha ngaha uko bisanzwe turi kumwe n'umuvandimwe nk'uko musanzwe muzi. Twamusaba nawe kongera akatwibwira, akibwira umuntu mushyashya uje aha ngaha bwa mbere, tukugirira umugisha akatwibwira. Murakoze. Umuntu mushyashya ndamusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Obedi Uwineza, ndi umukristo mwene so muri Kristo Yesu. Nteranira ku itorero rya Kicukiro Sheri kuri ADPR. Nejejwe no kongera kubana namwe imbere ya kamera kugira tuvuge Kristo bingana n'uburyo atwishuriyemo mu gihe cya none. Murakoze cyane. Urakoze cyane Obedi. Rero twongeye kubabwira ngo twongeye kugaruka hano umuntu ryezanga bwa mbere. iyi Gospel Hub TV nk'uko ubyumva ni ahantu dutegurira nyine n'ubutumwa bwiza bukora ku mitima, bukora ku bugingo. N'ibyo nta kindi, ni ijambo ry'Imana dusharinga, nta kindi dukora aha ngaha. Rero uno munsi tugarukanye na topic yacu y'uyu munsi iragira iti ngo nta mukristo ugira intambara. Nta mukristo ugira intambara. Turaje turebe ese koko nibyo? Obedi niwe turi kumwe aha ngaha agiye kudufasha. Obedi, iyi topic ubundi first of all banza isobanurire umuntu uri hano nyine, abanze ayumve neza kugira ngo tugendane nawe ahari nyine yumva n'icyo iyo topic ivuga neza. Murakoze cyane. Ubundi ukivuga ko nta mukristo ugira intambara, ushobora kurwana n'umuntu ukumvishe ari mu bigeragezo, cyangwa se ari guca mu buzima nyine butamworoheye. Ashobora kuza kumvisha uburyo nyine bidashoboka ko umuntu w'umukristo abura intambara. Ariko iyi Mana y'abera, iyi Mana twamenye, iyi Mana twakurikiye, ni Imana irwanira abera bayo intambara zabo, kandi ikazirwana mu buryo bwayo. Amen. Uburyo bw'Imana bujya buhindukira abera bayo insinzi kuri bo. Kabiri, uburyo bw'Imana bujya butungura isi, hanyuma bugatungura n'umugenerwabikorwa ubwe. Hari uburyo Imana iyo dusomye Bibiliya dusanga yagiye irwanira abantu bayo mu bihe bitari bimwe kandi mu buryo butari bumwe, ariko ikabikora mu buryo isi yo itatekerezaga ko ibibazo bikwiye gukemurwamo. Ndabyibuka mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana ku gice cy'ikenda guhera ku murongo wa mbere no gukomeza. Yesu yari ari kumwe n'abigishwa bakigenda, bahura n'uwavutse ari impumyi, yicaye asabiriza. Hanyuma abigishwa bazamura ikirego imbere ya Kristo, baramubaza ngo mwigisha, ahangaha dushaka ko ibintu ubiduhaho amakuru, kuko bari bafite amatsiko yo kumenya ikintu uyu muntu yazize. Baramubaza uti se ko uyu mugabo yavutse ari impumyi atareba,
niwe wakoze icyaha cyangwa ni iwabo bagikoze akaba yarazize ibicumuro by'iwabo? Yesu arabasubiza ngo ari uyu nguyu nta cyaha yakoze ubwe, n'iwabo nta cyaha bigeze bakora. Arabwira ngo ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Amen. Nkunda abacuruzi ba avoka, mu mbuto nkunda na avoka ibamo. Iyo bacuruza avoka bakunda gukuramo avoka berekaniraho uburyohe bw'izindi. Hanyuma no mu bakristo, umunsi uzahura n'ibigeragezo ukabona ubuzima bwawe buri kuzamo ibintu by'intambara n'amananiza, ujye umenya neza yuko uri eshantiye y'Imana, eshantiye cyangwa se ka kavoka y'avoka barobanuye mu zindi maonesho, Imana iguha umugisha, bakayisaturira kuza kwerekaniraho uburyohe bw'izindi. Ariko nubwo bayisatuye nayo ni avoka mu zindi. Imana ishimwe. Iri mu mari ya nyirayo. Haleluya. Nubwo ugeragejwe uracyari umwana w'Imana. Imana ishimwe. Rero uwo munsi Yesu arababwira ngo uyu muntu wavutse ari impumyi nta cyaha ubwe yakoze, nta n'icyo iwabo bigeze bakora, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ahita avuga ngo nkwiye gukora umurimo wo wantumye hakiri ku manywa, dore bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Aravuga ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Arangije biravuze ngo acira amacandwe hasi, atoba akondo, aragafata ngo agasiga ku maso ya wa muntu wavutse ari impumyi. Aramubwira ngo jya ku kidendezi cyitwa Silowamu, gisobanura ngo yaratumwe, wiyuhagireho. Bibiliya iravuze ngo aragenda ariyuhagira ku kidendezi Silowamu, agaruka ahumutse. Imana ishimwe. Haleluya. Kimwe mu bintu byantangaje ni uburyo akondo Yesu yatobye, akagatobesha amacandwe ye, ariko kahindutsemo umuti ukiza uyu mugabo. Kandi igitangaje ni uburyo akakondo uyu mugabo yahoraga akicaye hejuru, ariko ahishwa ibanga ry'uko ari wo muti Yesu azakoresha amukiza ubuhumyi bwiwe bwamubayeho akarande. Haleluya. Bisobanuye iki? Hari ibintu dufite twebwe twicaranye bitazigera bigira agaciro keretse umuhesha w'agaciro naza akabikoreramo. Amen. Ubu dufite abantu benshi barenze umubare abantu twebwe tuzi bahishuriwe Imana, bagahishurirwa Kristo umwana wayo, bakuzura imbaraga z'umwuka wera, ariko ibi bintu bahishuriwe bikagarukira muri ya karitsiye iwabo batuyemo. Ibintu bahishuriwe kuri Kristo bikarangira mu rugo iwabo hamwe muri ya mazu babamo. Ibintu bahishuriwe kuri Kristo bikagarukira kuri ya botike yo kwa murokore hamwe bahahira ibibatunga. Hari abantu bamwishuriye bigarukira aho ngaho bitewe n'uko sisiteme y'isi itabaterera agatuti ngo bavuge Yesu bingana n'uburyo bamwishuriwemo. Ariko bo ubwabo mu rwabo ruhande bazi neza ibyo batunze, ingano y'agaciro kabyo. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Abantu nibaza kumva mvuga ibyo murihangana. Abantu nibaza kumva mvuga ibyo ngibyo ntibaze kugira ngo nataye umurongo wo kuza gusobanura icyo nabajijwe. Kivuga ngo nta mukiranutsi ugira intambara. Rero hari ibintu bitazigera bigira agaciro kereka Kristo wenyine ubwe nabikoreramo. Nari mvuze ngo nabikoreramo nibwo bizakunda. Hari diplome abantu bicaranye bafashe imyaka myinshi biga bari ku ntebe y'ishuri, ariko uyu munsi areba umwanya yafashe yiga, yareba n'icyo urwo rupapuro rumumariye akagishaka akakibura. Ariko nari mvuganye n'uyu muntu mubwiye ngo ibyo bintu bizaheshwa agaciro na Kristo wenyine naza akabikoreramo. Amen. Hari imari abantu bagiye barangura bakazibona bakoresheje amafaranga menshi, kapito akaba ari nini cyane, bakabona bazishyitsa
mu maseta hamwe bakorera, ariko uyu munsi zikaba zarabuze agaciro, clientele ikaba ntayo. Izi mari zikeneye Kristo kugira ngo aziheshe agaciro. Haleluya. Hari perime zataye agaciro, abantu bazishoyeho za miliyoni. Ariko nari mvuze ngo ibi bintu bizagira agaciro ari uko Kristo aje akabihesha iki agaciro. Hari inzu abantu bagiye bubaka, basiza bibagoye, bacukura fondasiyo bigoranye, bazamura ibikuta bigoranye, bagira mu isakara ibintu bibahenze, bazujuje bazishyira ku isoko kugira ngo barebe ko babona amafaranga harimo n'inyungu, ariko babishyizemo birahomba, bita agaciro. Ibi bintu bikeneye Kristo kugira ngo bigire agaciro. Haleluya. Bishatse kuvuga iki? Umunsi Kristo ibyo bintu byose yabikoreyemo nibwo bizagira agaciro. Kandi ntabwo bizasaba igihe kinini, nta nubwo bizasaba amaboko yandi. Ubu dufite abantu bafite ubwenge, bafite n'ubumenyi bw'ibintu bazi gukora, ariko ibyo bintu bazi gukora nta gaciro bifite, bitewe n'uko nta maboko abajugunya mu kidendezi bafite. Ariko nari mvuze ngo umunsi Kristo yabijemo akaza, Yesu akaza, ntabwo bizasaba andi maboko yo kubajugunya mu kidendezi. Amaboko ya Kristo ubwayo azaba ahagije kugira ngo agire icyo akora ku kibazo cyawe. Amen. Nari mvuze ngo amaboko ya Yesu ubwayo arahagije. Haleluya. Hari ubuzima budafite ishusho bw'abantu bameze nk'aho biyakiriye kububamo, ariko umunsi Yesu yaje hari ibintu azashyira ku murongo. Haleluya. Kandi ndagira mbwira abantu ko igihe Imana izaza, mwe gutekereza yuko Imana izaca kure ikajya gukurayo ubutabazi, izakoresha ibatabara. Ntabwo izaca mu muntu wa kure, ntabwo izakoresha amaboko ivanye kure, yahuriye aho uherereye. Si igitangaza umunsi Imana yaje kizakoresha ka kondo usanzwe wicara hejuru igakora igitangaza. Ntabwo ari igitangaza ko Imana izakoresha ya peri musanzwe ufite, ntabwo ari igitangaza ko Imana izaca muri wa muntu musanzwe muziranye, ntabwo ari igitangaza ko Imana izakoresha bwa buryo bwari busanzwe ikabushyiramo umugisha wayo bigakura. Amen. Uzatungurwa n'Imana bitewe n'uko izaba inyuze ahantu utatekerezaga, wabona nk'aho hatagifite agaciro, wabonaga nk'aho hatagifite umumaro, ariko Imana ikitamurura aho hantu akaba ariho hakugeza ku nsinzi yawe. Haleluya. Haleluya. Iyi niyo mpamvu Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo murwanye uruhande, niba bishoboka mubane n'abantu bose amahoro. Impamvu ivuga gutyo ni iyi: nuko muri wa muntu udatekereza ko Imana ishobora kunyuramo ikagutabara, Imana bishobora kuzagutungura ariho inyuze ikazana ubutabazi bwawe. Rero biragukwiye kubana n'abandi amahoro, kuko ntabwo uzi inzira y'Imana izanyuramo izanye ubutabazi bwawe. Birashoboka ko wa wundi mutameranye neza ariho Imana yari yarashyize inzira yo kugutabara. Ubu dufite abantu bafite ikibazo, bakererewe kwinjira mu butabazi bwabo. Bakererejwe nuko Imana yazanye ubutabazi, ariko ibura uburyo ibagezaho ubutabazi bwayo, bitewe nuko inzira y'Imana riri muri ba bantu batabanye neza. Rero biragusaba kubana n'abantu bose amahoro kugira ngo Imana ibone inzira yo kunyuzamo ubutabazi bwawe muri bo. Amen. Haleluya. Bumwe mu buryo turi gusobanura uburyo nta mukiranutsi cyangwa se nta mukristo ugira intambara. Ibi bintu nimbivuga ndaza gutanga igisobanuro kimeze gutya. Mu by'ukuri nibyo, twebwe dutwaza Imana intambara zayo. Haleluya. Twebwe dutwaza Imana intambara zayo, donc ntabwo izo ntambara ntabwo aba ari izacu. Biravuze ngo nta mukiranutsi ugira intambara ze ubwe ku cye giti, ahubwo umukristo w'ukuri agira intambara z'Imana nubwo ari we ziba zitirirwa.
sinzi niba byumvikana. Agira intambara z'Imana ariko zimwitirirwa nk'aho ari ize. Amen. Akaba ameze nk'aho ari we nyirazo, nyirizina azitwaje Imana. Na niyo mpamvu uzasanga mu buzima bw'umukristo, iyo ashatse kurwana ya ntambara nk'iyiwe, bimuhindukira igicumuro. Bitewe n'iki? Ahita ashaka kuzirwanira mu buryo bw'umubiri, muri kamere y'umubiri. Kandi aho ntabwo ari intambara z'abera zirwanirwa. Amen. Ndabahereza urugero. Umunsi bazaga gufata Yesu mu gashyamba k'i Getsemani, Petero bari kumwe n'abandi bigishwa. Hanyuma baje akura inkota yagendanaga ku itako, ayikura mu rwubati rwayo. Hari harimo umugabo umwe mu baje gufata Yesu witwaga Mariko. Petero akuye inkota mu rwubati amuca ugutwi kw'iburyo. Hanyuma Yesu aramucyara aramubwira ngo Petero wa munyamubiri we, subiza inkota mu rwubati. Igikombe data amereho ushaka yuko nanga kukinyweraho? Amen. Aramubwira ngo subiza inkota mu rwubati, kuko intambara turwana ntabwo ariyo mu buryo bw'iki bw'umubiri, ni intambara mu buryo bw'umwuka. Amen. Hanyuma Yesu arambura ukuboko atora ugutwi baciye agusubizaho, birakunda. Haleluya. Bishatse kuvuga iki? Intambara yari iya Yesu, ariko Petero kuko abana na Yesu bakaba bari kumwe bagendana amanywa na nijoro, nawe ihindutse intambara yiwe. Kuba byonyine bari kumwe bitumye yisanga mu kibazo Yesu nawe agize gute afite. Haleluya. Ariko nubwo iyi ntambara Petero yisanzemo, nyirayo ni Kristo. Yesu ashimwe. Ntabwo ari intambara ya Petero, ni intambara yari igenewe Yesu, kuko Petero babana yisanga mu ntambara z'uwo babana. Rero nubana na Yesu hari intambara zizaza mu buzima bwawe. Nushaka kuzikemura mu buryo bwawe, bizahinduka icyaha cyitwa kwirwanirira. Bizasaba kurya mu bana ari we Kristo, umuharira ikibuga cy'intambara, hanyuma nturwana urwo rugamba ukarumuhereza, akaba ari ugira gute ururwana. Imana ishimwe. Haleluya. Iyi ntambara ntiyari iya Petero, yari iya Kristo. N'ikimenyimenyi umunsi bafata Yesu, bamaze kumufata muri iyi ntambara yiwe, ntabwo bashyizeho ingenza ngo basubire kongera kujya gushaka n'ababanaga na Yesu. Yesu ubwiwe yari ahagije kugira ngo bamukoreshe icyo yagombaga gukora. Haleluya. Haleluya. Mu isi y'umubiri byasaga n'insinzwi, byasaga naho batsinzwe, ariko mu isi y'umwuka Imana yari itsinze, Kristo yari anesheje, n'itorero ryari ricunguwe. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ihimbaza. Reka mbwire umuntu twumva, mubwire ngo Imana yonyine irahagije muri rwa rugamba, muri bya byago, mu burwayi bwawe. Imana yonyine irahagije. Imana irihagije kugira ngo igukize indwara yananiye abaganga batandukanye, bafite digiri zitandukanye muri ubwo burwayi. Amen. Imana yonyine irihagije kugira ngo inda y'ingumba itabyara. Haleluya. Inda y'ingumba yongere igire gute ibizare mu izina rya Yesu. Ndumva uyu munsi nuzuwemo no kubwira abera, nkabahumuriza nkababwira uburyo Imana irwana intambara zabo. Ntabwo izi ntambara z'abera ari izabo, nta nubwo aribo bari in charge yo kuzirwana nkabo ubwabo, ahubwo ni intambara bakwiye gufata bakaziha Imana. Imana yabo ikabarwanira intambara. Haleluya. Yesu ashimwe. Mu burwayi bwawe Kristo arihagije kugira ngo agukize. Mu bugumba bwawe Kristo arihagije kugira ngo agukize. Imana yonyine irihagije kugira ngo ideni
byakunaniye kwishyura mu myaka myinshi umaze wirukanka ku mafaranga warayabuze ngo ukemure ikibazo cyawe, irihagije kugira ngo Imana iriho umwenda. Haleluya, Imana ishimwe. Ntabwo bikeneye ibintu byinshi. Ndabyibuka umupfakazi muka Obadiya, wa wundi wari warabuze umugabo kandi akamubura, umugabo agapfa apfanye amadeni atari yishyura bitewe n'uko yikopesheje atunze abahanuzi mu gihe cya Ahabu na Yezebeli. Ndabyibuka uyu mugore yasanze umuhanuzi w'Imana aramubwira ngo umwishyuze araje, kandi abana banjye agiye kubajyana abagira imbata ze. Aramubaza ngo n'icyo ufite mu rugo, n'icyo ufite meraho. Haleluya. Aramubwira ngo ngewe umuja wawe nta kindi mfite keretse utuvuta duke nsigaje mu mperezo. Imana ishimwe. Aramubwira ngo byari kuba akaga ari uko nta kintu usigaje mu rugo, ntacyo ufite, ariko kuba ufite utwo tuvuta birahagije. Aramubwira ngo genda utire ibintu kandi ntutire bikeya. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo ubwinshi bw'ibyo uyu mugore yari butire bikuzuramo aya mavuta avuye ku Uwiteka bwari bushingiye ku mubano mwiza asanzwe agirana na sosiyete yari atuyemo. Amen. Arambwira ngo genda utire ibintu kandi ntutire bikeya. Yesu ashimwe. Ngo umugore aragenda kuko yarabanye n'abandi bantu muri karitsiye Amahoro, atira ibintu byinshi, abona ibyishyura umwenda umugabo we yari yarapfuye arimo, abona n'ibyo kumutungana n'abana biwe. Amen. Haleluya. Rero Kristo ufite arahagije kugira ngo akemure ikibazo cyawe. Nongeye kubyibuka mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana ku gice cya 6, harimo inkuru z'uburyo Yesu yahagije abantu, abagabo bagera mu 5,000, abagore n'abana batabariwemo. Uwo munsi yabajije abigishwa agira ngo abagerageze, arabaza ngo mbese ari icyo mufite ko mubona turi kure y'ahantu abantu bahahira ibyo kurya byabatunga uyu munsi? Ntacyo kurya dufite kugira ngo tugaburire abantu bataza kwicwa n'inzara. Ngo basanga ntacyo bafite, ariko ngo haboneka umwe muri bo ufite ifi 2 n'imigati 5. Barambwira ngo nta kindi dufite kirenze ibyo ngibyo. Yesu arabwira ngo ibyo ngibyo mufite birahagije kugira ngo mbyeshereze mu icyubahiro. Haleluya. Ndagira mbwira uyu muntu udukurikiye, mubwire ngo kuba waramenye Kristo birahagije kugira ngo abikoreremo. Kuba warafashe ubuzima bwawe, uri umusore, uri umugabo, uri umukobwa cyangwa usheshe akangohe, ukabufata ukavuga ngo ntabwo nyibereyeho ubwanjye, ugahagarara muri rya jambo rivuga ngo ubu sinjye uriho, nemereye Kristo kugira ngo abeho muri ngewe. Ukavuga ngo ubuzima ntabwo nyibwibereyeho nkanjye, ngiye kububeraho Kristo aba ari uba mu buzima bwanjye. Ndagira ngo ubwire ngo ibyo bintu birahagije ngo Yesu abyeshereze mu icyubahiro nk'uko yeshereje icyubahiro mu ifi 2 n'imigati 5 yonyine. Ibyo bintu birahagije. Birashoboka ko ufite amasengesho make, birashoboka ko ubuze imbaraga zo gusenga mu gihe cya none, ariko kwizera ufitiye Imana, nari mvuganye nawe ngutangariza ko guhagije kugira ngo Imana ikweshereze mu icyubahiro. Haleluya. Intambara z'abera ntabwo ari izabo, ni intambara Imana irwana mu buryo bwayo kandi ikazinesha. Bitumye nibuka umunsi ku nyanja itukura. Ubundi inyanja mu by'ukuri amazi yayo yasaga n'amazi yo mu zindi nyanja, nta bara yari afite, amazi ntabwo agira ibara. Ariko Abisiraheli bahagaze iruhande rwayo babona nta nzira bari bucemo, bimajinye mu bitekerezo byabo, barebaga ingabo zihururanye amagare n'amafarashi z'Abanyegiputa zije kubatsinda mu nyanja, bakareba amacumu bazanye, bakareba inkota z'amugi bahururanye,
bakareba umuriri w'amagare yabo y'imiringa, bakareba ubwinshi bw'ingabo z'abanyegiputa, barangiza bagahita bimajina inyanja bari bwaze. Donc bimajinaga ko umunyegiputa ari bwajye yica umwisirayeli amunaga mu nyanja. Bikagira ku rwego bitewe n'ubwinshi bw'abisirayeli ko bari barorokeye mu Egiputa. Bikagira ku rwego nibamara kubica bose, niko batekerezaga ko nibamara kubica babanaga mu nyanja bagashiriramo, inyanja itari bwase uko yasaga, ahubwo iri bwahinduka amaraso, bituma bayibona nk'inyanja itukura. Amen. Haleluya. Ndabyibuka uwo munsi ku nyanja itukura, Abisiraheli bari batewe ubwoba n'ibikoresho bigezweho ingabo z'abanyegiputa zabateranye. Bari bafite icyo bita chariots, amagare y'intambara, yari nka burende y'iki gihe cya none. Bari bafite ibiti biriho amabuye ashinze mu biti bakoreshaga mu ntambara zabo. Bari bafite amacumu agonze nk'imihoro, ku buryo yamburaga ingabo umuntu uyifite, bakamuvanaho ingabo yamukingiraga bakabona uburyo bamwica. Bari bafite intwaro zo mu buryo bugezweho z'uburyo butari bumwe umuntu atavuga ngo azivemo. Abisirayeli babirebye bibuka uburyo bo nta ntwaro yo kurwanisha bafite keretse Imana yonyine ya Isiraheli. Haleluya. Ngo bituma batakira Mose, baravuga ngo Mose turapfuye, twagenze kera kubusa, uyu munsi amateka yacu arangiriye ahangaha. Birashoboka ko nawe ubuzima urimo ubona ariyo paje ya nyuma y'ubuzima bwawe, ariko ndagira ngo ngutangarize itangazo, mvugane nawe mu izina rya Yesu, nkubwire ngo ntabwo ari aho paje y'ubuzima bwawe igarukira, ahubwo iyo paje ndagira nkubwire ngo mu isi y'umwuka imbere y'Imana irashaje. Hari paje nshya Imana imaze kwandika ku buzima bwawe. Hari paje nshya Imana igiye kubura, ikubika paje y'ubuzima irangiye. Ubuzima bw'intambara, ubuzima bwo gupfundikanya, ubuzima bwo gutegera ibiganza abantu. Bitumye nibuka amagambo umuririmbyi Imana iheruka gukora igitangaza aririmbye, akashyira mu ndirimbo akajyamo. Aravuga ngo najyaga ajya kuvumba amashimwe y'abantu, nkarebera mu madirishya abandi batamba. Indirimbo yanjye yari Imana uzageza he kumpinda urugero rwiza rw'uwatawe. Aravuga ngo najyaga mpunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero, kandi ngo afite imigisha, amasezerano atabarika, ajenda yaruzuye. Ubu hari abera bicaranye ajenda zuzuyemo amasezerano y'Imana, ariko bakabona paje z'ubuzima zanze guhinduka. Ariko avuga amagambo y'umuririmbyi, aravuga ngo Yesu utarobanura ku butoni. Haleluya. Araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Bitumye nibuka amagambo Yobu avuze, aravuga ngo nubwo igiti cyatemwa hari ibyiringiro, nubwo amababi yacyo yacibwa bakagikata kigashiraho, kigashira mu butaka. Aravuga ngo ariko hari ibyiringiro ko imvura nigwa kigasoma ku mazi y'ubutaka kizongera kigashibuka. Ndagira mbabwire ngo ibintu bidashoboka bitewe n'amateka y'ubuzima bwawe muri Kristo biracyashoboka. Ndagira ngo nkubwire ngo ibintu wabonaga nk'aho bitagishobotse bitewe n'aho ukomoka, bitewe n'inkomoko yawe, muri Kristo biracyashoboka. Pawulo yabibwiye Abakorinto mu rwandiko rwa 2 ku gice cya 5 umurongo wa 16, aravuga ngo uhereye none tumaze gusobanukirwa ubutware buri muri Kristo Yesu. Ntabwo tuzongera kugira umuntu wari wese dutekereza dukurikije amasekuruza y'iwabo ya kera. Aravuga ngo nubwo ariko twabanje gutekereza Kristo, aravuga ngo ariko twasanze twaribeshe, twamenye ko umuntu wese yageze muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gisha, ibya kera biba bishize. Aravuga ngo ko muri Kristo Yesu ariho Imana yiyungiye n'abari mu isi,
ntiyabikitubaraho gukiranirwa kwacu, mu cyimbo cyabyo itubitsamo ijambo ry'umwuzuro wayo muri Kristo, kugira ngo natwe duhinduke abo kuyunga n'abandi. Ndagira mwumurize umuntu twumva uyu munsi, mubwire ngo intambara y'abakiranutsi ntabwo ari bo bayirwanirira, ni intambara irwanwa n'Imana mu buryo bwayo, kandi Imana ikayinesha. Amen. Ndumva ashaka gusengana n'umuntu wizeye. Niyo uyu munsi tutavuga ibintu byinshi, ndumva ashaka ko dusengana n'umuntu wizeye. Ndumva ashaka gusengana n'ingumba yizeye ku rubyaro Imana ikirufite mu biganza byayo. Ndumva ashaka gusengana n'umushomeri wizeye ko Imana igifite imikorere mu biganza byayo. Ndumva ashaka gusengana n'imfubyi idafite shinge, idafite na rugero, yizeye yuko Imana igifite ubutunzi mu biganza byayo, igifite amateka mashya kandi meza mu biganza byayo. Ndumva ashaka gusengana n'umurwayi urwaranye kwizera. Haleluya, Imana ishimwe. Shaka gusengana n'umurwayi urwaranye kwizera. Shaka gusengana n'imfubyi itunze kwizera. Shaka gusengana n'ingumba igumbanye kwizera. Shaka gusengana n'umuntu wizeye. Imana ishimwe. Yesaya yigeze avuga ku bushobozi bw'Imana, aravuga ngo ninde wo mu isi wigeze gutunga ikiganza cyakwirwamo umukungugu wo hasi mu isi wose ukajyamo bigakunda. Asanga ngo nta muntu wabishobora. Arabaza ngo kabiri, ninde wo mu isi wigeze gutunga ikiganza cyakwirwaho amazi y'inyanja bigakunda? Ninde watunze indengo yakwirwamo umukungugu wo hasi? Ninde wabara ijuru aribarishije intambwe z'ibiganza bye? Asanga ntawe. Imana nyita yivuga, iravuga ngo nubwo ubuze uwabishobora mu bantu, ariko ngewe nshobora byose. Haleluya. Iravuga ngo ni nge wabwirije iby'agakiza, nkiza abantu ndabigaragaza birakunda. Ndagira mbwira umuntu ko ibintu byananiye famiye, ibintu byananiranye akoresheje amafaranga, ibintu byananiye digiri afite, ibintu byananiye abakomeye baziranye, imbere y'Imana biracyashoboka. Ndagira ngo umuntu utureba azamura urwego rwo kwizera kuruta urwego rw'amakuba amusumbirije. Ndagira ngo umuntu udukurikiye azamura urwego rw'ibyiringiro yiringire muri Kristo Yesu kuruta urwego rw'ibibazo afite. Niturangiza dusenga n'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Ndagira ngo dusenge. Ndagira ngo umuntu udukurikiye yizere dusenga Imana. Nashaka afate kuri telefone yiwe niba ari kurebera iki kiganiro. Nashaka afate kuri televiziyo yiwe niba ari kurebera iki kiganiro. Nashaka afate kuri laptop mashini yiwe niba ari kurebera iki kiganiro. Hanyuma imbaraga z'Imana zice hahandi afashe zikemura ikibazo cyiwe. Haleluya. Kadusenge mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, wowe utegeka byose bikakumvira, tuvuganye n'ikibazo cya mwene data, tuvuganye n'uburwayi bw'uyu mugabo, tuvuganye n'uburwayi bw'uyu mugore, tuvuganye n'uburwayi bw'uyu musore, tuvuganye n'uburwayi bw'uyu mukobwa, tuvuganye n'uburwayi bw'uyu musaza, tuvuganye n'uburwayi bw'uyu mukecuru, tuvuganye n'ubugumba bw'uyu mugore, gusama byaranze, tuvuganye nabyo. Namenye ko mu isi y'umwuka intambara z'abera iz'Imana ibarwanirira zigira amatwi. Namenye ko mu isi y'umwuka ibintu byose bifite amatwi byumva. Iyo tuvuganye nabyo tukabisezerera, bijya byimuka bikaduha umwanya, bikaduha amahoro, bikadusigira amashimwe. None turasenga kuri iyi gospel hub mu izina rya Yesu, dutumye umwuka wera ngo imbaraga z'Imana
zigere kuri iki kibazo. Imbaraga z'Imana zigere kuri ubu burwayi bwanze gukira. Imbaraga z'Imana zigere kuri ubu bugumba bwanze kuvaho. Imbaraga z'Imana zigere kuri iyi diplome bapfunyitse. Imbaraga z'Imana zigere kuri iyi digiri itagifite agaciro. Imbaraga z'Imana zigere kuri ubu bwenge butagifite agaciro. Hari ibintu duhesheje agaciro, inda zitabyara tuzesheje agaciro, uburwayi budakira tubukuyeho mu izina rya Yesu, dukoresheje umwuka wera, dukoresheje imbaraga z'Imana. Imana nirwane mu buryo bwayo, ijya irwanamo intambara z'abera kandi ikanesha. Imana irwanira uyu mugabo, Imana irwanira uyu mugore, Imana irwanira uyu mukobwa, Imana irwanira uyu muhungu mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Dutegetse inda itabyara, inda y'ingumba tuvuganye nayo, wanda uhereye iyi tariki, uhereye uyu munsi tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu, aya masaha tuvuganye nawe kugira ngo gusama kwawe wongere ubyakire. Ibyo amateka yakunyaze, ibyo abadayimoni bakunyaze, ibyo Satani yakunyaze, tubiguranyemo ibyo Imana igifite mu biganza byayo kugira ngo ibitemeraga byemere mu izina rya Yesu. Byemere mu izina rya Yesu, byemere mu izina rya Yesu. Ingumba zibyare, impumyi zongere zibone, ibipfamatwi biyumve, ibirema bihaguruke. Dukoresheje ubutware bwo muri Kristo Yesu. Watubwiye ko hari ibimenyetso bizagumana n'abizera, muri byo no kurambika ibiganza ku barwayi bagakira birimo. None dusezereye uburwayi mu izina ryawe Kristo Yesu umwami wacu. Dusezereye ubu burwayi turabusezereye. Duhamagaye ubuzima bushya, duhamagaye amateka mashya, duhamagaye imibereho mishya. Tubohoye imibiri yabaye indaro n'indiri z'abadayimoni, imibiri yacumbitswemo na nyaringi mu izina rya Yesu. Iyi mibiri ni insengero z'umwuka wera, iyi mibiri ni ingoro z'Imana zigenda. Turasenze kugira ngo abadayimoni basohoke mu mubiri w'uyu muntu twumva, yakira imbaraga zimubohora, yakira imbaraga zimukiza mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, urakoze kubikoze, urakoze kuhembuye, urakoze kukijije, urakoze kurogoye, urakoze kutabaye. Turagushimiye Jehova, turagushimiye Adonai, turagushimiye Elohimu, turagushimiye El Shaddai, turagushimiye Jehova Rafa, turagushimiye Shama, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane. Tukugiriye umugisha kandi Imana iguha umugisha cyane. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Ntacyo twakwitura, ntacyo twavuga nyine, ariko ni ukuri iyo ukorera izaguhembe. Amen. Turahembuwe kandi ni ukuri Uwiteka arakoze. Arakoze kuba byinshi agucishijemo. Ndabizi ko hari bene data bari impande n'impande, bari bafite byinshi bibaruhije imitima, ariko Uwiteka arakoze. Amen. Urakoze rero kudusobanurira, turumvishe kandi imitima yacu ibashije kuba yakongera guhembuka, ihembuwe n'ijambo. So rero sinzi niba twakubaza ibibazo bikeya, kamubazeho ibibazo bikeya barushaho kuba basobanukirwa. Ndabona n'amasaha atujyanye, twabaza ibibazo bikeya nyine biri buze gutuma
mwene data uri hano nawe nyine utabashe kuba yabisamarayizinga abashe kubyumva neza kugira ngo nyine tugire urujijo dukuraho. Hari umuntu uvuga ati umukristo iyo ari mu makuba ari kwibaza, iyo umukristo ari mu makuba yego, ese koko, cyangwa se ari mu ntambara, ese koko bivuze ko uwo mukristo afite icyaha? Hari ababyumva gutyo bakavuga ati uyu mukristo ubwo ari mu makuba ni igihano Imana yamuhaye. Ni igihano Imana yamuhaye kubw'icyaha yakoze runaka. Ubundi n'amakuba ubwayo n'amakuba ubwayo ni igihano cy'Imana, ariko kitari igihano uhanwa kuko wakosheje. Yego. Ko Bibiliya iravuga ngo Imana ikubita ibiboko abo yemera kandi yita ko ari abana bayo. Ikongera ikanavuga ngo bakundwa bene data babere iby'ibyishimo nimugubwa gitumo n'ibibagerageza by'uburyo butari bumwe, ngo kuko hamwe n'ikibagerageza Imana ibacira akanzu. Hari ibintu rero Imana ikora mu buzima bwacu nk'abakristo, ari ukutwigisha no kuducura. Ndabaha urugero ku cyuma ndetse gityazwa. Iyo batyaza icyuma ku ityazo, nabonye hari n'ababijyana hariya kuri ponseze, hari agace kavaho kugira ngo ubugi buboneke. Yego. Hari ubuzima bw'icyuma butakara kuri ponseze cyangwa ku ityazo kugira ngo gikunde kibe gityaye, cyangwa se ubugi bwacyo bujye bwaboneka bwagaragara, kijye cyagira agaciro, kijye cyakoreshwa icyo nyiracyo umumaro nyine agishakamo ajye yawubona. Hari umumaro rero Imana itabona mu mukristo itabanje kwigisha cyangwa se kugerageza. Yego. Amen. Amen. Ari nayo mpamvu navuze ngo intambara z'abakristo ntabwo ari izabo ahubwo ni iz'Imana. Bitewe n'uko irakomeretsa ikanomora, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo yadukomerekeje nta niyo izatwomora. Salomo we yarabivuze, abwira Imana, arabwira ngo twishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo. Rero ntabwo nyirizina aba ari igihano cyo gukosa, cy'amakosa, cy'ibyaha cyangwa ibindi, ahubwo aba ari ishuri Imana izanye kugira ngo ubugi bw'umukristo bugaragare, aba ari ku gihagararo cya Kristo ashyitse rwose. Amen. Abone gutanga umusaruro Imana imutezemo mu buzima bwiwe bwa buri munsi akiri mu isi. Amen. Amen. Urakoze cyane. So ubundi ni uruhe ruhare rw'isengesho ubundi mu gihe urimo mu kigeragezo, uri umukristo, urakirijwe, born again? Ni uruhe ruhare rw'isengesho? Hari ababijyamo, abenshi, abakristo benshi usanga tugira abakristo babinesheje, babiciyemo bakabigwamo. Hari n'abandi babirenga. Yego. Noneho rero uruhare rw'isengesho ubundi ni dusobanura uruhare rw'isengesho ubundi mu kigeragezo. Umuririmbyi aravuga ngo ibihe nsenga Uwiteka, ngo icya mbere bikora binyemeza yuko ansubiza. Yego. Ngo kuko ngo abategereje abana be kugira ngo bamusanga bakenure. Amen. Amen. Yesu yaravuze ngo musenge mutagwa mu moshya. Mu moshya umuntu uri mu kigerageza ashobora kugwamo, ashobora no kwiyahura bigakunda. Yego. Bitewe n'uko umutima wiwe unaniwe kuguma kuresista. Kimwe mu bintu amasengesho akora, aragukansoringa muri mayindi yawe mu gihe cy'akaga n'amakuba, akaguha kwiyakira muri situwasiyo. Amen. Agatuma utabasha kwimanika mu mugozi nk'abadafite Imana, uko babigenza iyo baguye gituma n'ibibagerageza. Umuririmbyi kandi yaravuze ngo ibihe nsenga Uwiteka, ngo bintarura mu mpagarara. Yesu ashimwe.
donc bituma yiyumva neza. Ikindi gusenga, amasengesho ni amatwi dutuma ahantu twebwe tutabasha gutegera amatwi ngo twumve ikihavugiwe, akatugererayo akatwumvisha ibintu Imana ishaka ko twumva. Amasengesho ni amaso dutuma mu isi y'umwuka, akatuzanira ibyiringiro by'ahazaza. Amasengesho ni amaguru dutuma ahantu twebwe tutagira ngo twivuganire, yagerayo akatubera akanwa, akatuvugira ibintu twakagombye kuba tuvugirayo yaba dufite ubushobozi bwo kwagera. Amasengesho, haleluya, niyo si yonyine, isi y'amasengesho niyo si yonyine duhagararamo tukavugana n'Imana bigakunda, kandi turi no mu makuba yacu tugahumurizwa. Rero amasengesho ubwayo ni terapi ku muntu uri mu makuba. Hari ibintu asobanura muri we, hari akemura ibibazo afite. Donc amasengesho anetraliza ingano n'imbaraga by'amakuba, amakuba korohamo, tukabasha kuyaheka ku migongo yacu, tukabasha kuyatunga mu buzima bwacu, tukayasekeramo kandi nta cyakemuwe cyo muri yo kidutera guseka. Tukishima turi mu makuba yacu ko twasenze, tukavugana n'Imana izayamara. Amasengesho atuzanira ihishurirwa ry'uburyo bizaba bimeze amakuba amaze kugenda, hanyuma tukimagina nk'amakuba atagihari. Haleluya. Niho umuririmbyi yageze akavuga ngo noneho nta kimibabaro ikintwaye, ngo kuko ngo nzawibagirirwa kwa Data. Aravuga ngo nubwo ngifite kubabazwa mu isi, ariko ngo mu ijuru nta mubabaro nta n'urupfu. Amen. Aravuga ngo Imana izahanagura amarira. Ibyo byiringiro rero, haleluya, bigirwa n'umuntu usenga. Udasenga ntabwo ushobora kubitura. Amen. Ndagira ngo akantu ko ni utubazo dutatu. Icyambere ni buni ni gute umuntu yakomeza kwizera kabone nubwo nyine yaba ari mu makuba akonikamo. Ni gute wakomerera muri ibyo byegezo bikomeye akonikamo. Ikindi cya kabiri, ni gute wamenye ko Imana iri kumwe nawe muri ayo makuba. Yego, ni gute ubu ndagira ngo uduhurize rimwe nyine, udusubirize rimwe kugira ngo tubashe kuba twafata igihe. Ni gute wamenye ko Imana iri kumwe nawe muri ayo makuba, uri hagati y'amakuba. Ni gute wamenye ko Uwiteka muri kumwe. Ubwo akenshi abari mu makuba ntabwo ari n'igihe no gusenga aba yumva iki kirere cyahagaze, kumva nta kirere arimo cyo gusenga, kumva akenshi nyine ni nabo benshi bahita baba bajya ku ruhande nk'uko nari mbikubwiye mu kanya. Ikindi cya gatatu, noneho ese inyungu inyuma y'ayo makuba ni uwuhe munezero? Mbwirira uyu muntu icyiza cyo kuba wayarenga, cyo kuba wakihanganira uwo mubabaro, iyo ntimba, ku gahinda, kuko ubura ibyo ngibyo byose nyine ukemera ukayacamo utunganye. Yobu kamere ku cyambere kivuga ngo ni gute wakomerera mu makuba. Yego. Yobu yaravuze ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Aravuga ngo kandi ngo amaherezo nzi ko azahagarara mu isi. Yego. Aravuga ngo birashoboka ko yazaza naranapfuye. Aravuga ngo icyo gihe bibaye gutyo nabwo nazamureba nambaye undi mubiri utari uyu nguyu. Amen. Yeremiya nawe bigarukaho, aravuga ngo ariko umuntu wizera Imana Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro, ngo ntabwo ngo azamera nk'igiti cyateye ku mugezi kigashora imizi yacyo mu mazi yawo, ngo nta nubwo azatinya umwaka amapfa yacanyemo. Rero umuntu ukomera mu makuba ni umuntu washoreye imizi muri Kristo Yesu. Nk'uko iki giti kidashobora gutinya amapfa bitewe n'aho imizi yacyo ishoreye. Haleluya. Umuntu washoreye imizi muri Kristo akaba akijijwe by'ukuri, uyu muntu ntabwo acogozwa n'inshamugongo cyane. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ntabwo acogozwa n'inshamugongo. Yobu rero avuga ngo umucunguzi wiwe ariho, yarashatse ubundi ni ururimi rw'igiheburayo, yaravuze ijambo cyangwa se ni izina ryitwa Goel.
cyangwa se ni umusimbura wo mu makuba, cyangwa umucunguzi nyine nk'uko ikinyarwanda kibivuga. Yarashatse kuvuga ko hari umuntu uzaza akajya mu mwanya we, ibiri kumubaho uwo muntu akaba ari we bibaho, hanyuma akishima ibyishimo bya wa muntu kuko we nta makuba arimo, akanezerwa umunezero ya wa mucunguzi we. Amen. Rero umuntu ukomerera mu makuba n'ugirira ibyiringiro muri Kristo Yesu, akamenya ko amakuba arimo hari umusimbura wo muri yo uzaza ari we Kristo, hanyuma akamukura mu makuba arimo. Amen. Umuntu ukomera mu makuba ni umuntu wizeye Imana kugera ku rwego avana amaso yiwe ku bifatika, arenza imboni z'amaso yiwe abantu bamukikije bafite icyo bari gukora kuri cya kibazo, akayahanga Imana yonyine. Haleluya. Umuririmbyi yarabivuze, aravuga ngo Mana nuburiye amaso yanjye ku misozi, mbese gutabarwa kwanjye kwava hehe ngo mubimbwire? Arisubiza aravuga ngo kuwiteka niho gusa guturuka, ngo ku Mana yaremye ijuru n'isi. Aravuga ngo ntizemera ko ibirenge byanjye biteguza. Aravuga ngo Imana indinda, ntabwo ihunikira, nta nubwo isinzira. Haleluya. Rero umuntu ufitiye icyizere Imana niwe wenyine ushobora gukomera mu makuba. Icya kabiri warumbajije, nsubiramo ikibazo cya kabiri kugira ngo ikibazo cya kabiri cyavuga ati ni gute wamenya ko Imana iri kumwe nawe mu makuba yawe? Nanjye ndakubaza, ni gute waba uhetse umwana ukayoberwa ko ari mu mugongo? Rero ntabwo ushobora kubana n'Imana ngo uyoberwe ko iri kumwe nawe. Haleluya. Kimwe mu bimenyetso by'uko Imana iri kumwe n'umuntu mu makuba ye, ni uko yishima ibyishimo bingana n'iby'umuntu utari mu makuba kandi we ayarimo. Donc agatunga amahoro, akayatungira mu makuba, agatunga ibyishimo n'umunezero akabitungira mu makuba, agasa n'umuntu utabirimo kandi abirimo nyirizina. Bitewe n'iki? Iri muri we ifata bya bintu ikabihwanya na zero, hanyuma ikamuremamo ibyiringiro by'uko icyo gihe kizasimburwa n'ikindi bidasa. Imana ishimwe. Rero iyo ubana n'Imana by'ukuri, ntabwo ushobora kuyoberwa yuko nyine mubana muri kumwe, kuko Imana ntabwo ari umugabo mutoya ku buryo mubana ntubimenye. Hari ubundi buzima wumva ufite kabone n'ubwo waba uri mu makuba, nk'ikimenyetso cy'uko Imana iri kumwe nawe. Hanyuma ndagira nsoreze kuri icyo ngicyo cya gatatu warubajije, uvuga ngo nuwuhe munezero uri nyuma yo kwihanganira amakuba. Yobu nyuma yo kwihangana yakubiwe inshuro nyinshi ugereranyije n'ibyo yari yabuze byose mu makuba. Kimwe mu bintu Imana ikora, igizana umunezero ikawusimbuza. Umuririmbyi yarabivuze. Haleluya. Aravuga ngo ahindura uwo mubabaro wanjye ngo anezeze. Imana ishimwe ngo kuko yumva amasengesho. Aravuga ngo ibyiza yakoze mbifitemo umufasha, ngo niwe umfasha ku bintu byose bikomeye, ngo ajye ahindura uwo mubabaro wanjye kugira ngo anezeze. Imana nyuma y'ibigeragezo ihindura paje y'ubuzima, hanyuma ikazana umunezero uri ku rwego rwo gusana umutima wakomeretse, ikazana amahoro ari ku rwego rwo guhumuriza umutima wari warashavujwe n'ibyago n'akaga n'amakuba. Ndagira mbwira umuntu twumva, mubwire ngo nubwo waba uri mu makuba, ihangana igihe kizayakurikira cyo kuyarangiza kw'Imana kuri wowe kizaba ari cyiza kuruta igihe urimo cy'uyu munsi. Ihangana ibihe bitoya. Amen. Urakoze cyane. Urakoze kandi Imana ikomeze kumugisha. Amen. Nshuti bakunze rero ba Gospel Hub TV, ni ukuri mwanzi y'igihe ngo ni amasaha, ariko icyambere ni uko ngenda nyuzwe ndariye, kandi ni ukuri Imana iguhe umugisha, nanjye mbigusubire. Imana iguhe umugisha cyane.
uko mbuze n'icyo ndenzaho pe kuko ni ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero inshuti bakunzi bari mwadukurikiye, mwakoze cyane kandi Imana namwe ibahe umugisha cyane, uko mukomeje kugenda mbona video zigenda zirebwa cyane, kandi ukuri kuba wayirebye, kuba wayifunguye ntago ntiwumve ko ari byahuriranye, ahubwo ni ubutumwa bwawe bukugenewe. Ni ubutumwa bwawe bukugenewe. Nawe rero mushyashya ukomeze kandi ukomeze kuba muri Yesu. Rero nasaba Obedi, magambo make nyine, nasaba Obedi akabanza kuba yakongera akaturagiza Imana kugira nawe nguyu bitumvikanye, mukahera akomeza bisobanure bimwumvishe uri hano wageze aha ngaha. Kadusenge dushime Imana. Turagushimiye Mwami wacu Yesu Kristo, we waduhesheje igikundiro no kuba intumwa kubw'izina ryawe, kugira ngo mu mahanga yose abemwe abumvira Imana babeshejwe no kwizera izina ryawe, kuko nta rindi zina twasigiwe munsi y'ijuru keretse iryawe, wowe wemeye wakunze gukiranuka ukanga ubugome, akaba aricyo cyatumye Imana ariyo so igushyira hejuru y'andi mazina yose, ikaguha n'icyubahiro gisumba iby'abandi batunga, kugira ngo amavi y'ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi n'ibiri munsi yayo byose bijye bipfukama mu izina rya Yesu Kristo. Twebwe ntabo turibo nta n'ibyo turi byo, dushimye ko atugize umuyoboro unyuzwamo inkomezi za bene data bose bazadukurikira kuri iki kiganiro cya Gospel Hub. Nyemerera iri jambo ntibazaryumve nk'ijambo rya Obedi, ntibazabyumve nk'ibya Robert, ibi bintu bazabyumve nk'Imana ivuganye n'abiciye muri twebwe, kuko muri kamere y'umuntu ntabwo havamo ihumure ry'undi, muri kamere y'umuntu ntabwo havamo inkomezi z'abandi, muri kamere y'umuntu ntabwo havamo ibyanditswe byera, muri kamere y'umuntu ntabwo havamo ibyiringiro no kwizera, ariko muri Kristo Yesu niho soko ya byose bikomoka. Niyo mpamvu tukwingize kugira ngo babyumve nk'iby'Imana, kandi nibabyumva ubahe no kubyumvira. Imana ikorere muri byitunganya ibibazo byabo ibikemura. Imana ikorere mu byo bumva mu izina rya Yesu Kristo, izana amahoro aho yarabuze, yimura ibibazo, izana ibisubizo. Ineza yawe iganze ku buzima bwa bose, natwe dusabye byose twizeye yuko ubikora muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Urakoze.